waragonze, wararwanye, waraguye, wakoze aksida. Iyi nkovu n'ubwa mbere tuyibonye cyewusha. Navuze nimba ari umwotso, uyu mwotso witwa 5:15 kuko hari imyotso duha amazina muri iyi mihanda. Naho ubundi ngo ubundi uzagira ubwonko butekereza buzima. Dore nguku nta nubwo ashobora gushyira mu karahure ureba ukuntu ari aho ngaho ari akantu kakazererezi kari aho ngaho. Dore ngubu dore ko nabiri kodinzera buretse. Dore rero dore ya pratema iyo apartment bari babakode dore ukuntu yazunguzaga inyo. Yego aha rero niho bashwaniye. Uri kumva bitegereze ngaba. Uri kumva bintu byose ko mfite ibimenyetso ra ngibi ibimenyetso gemba mbyikore nta n'ibintu byinshi murareba. Dore nguyu sari mukuntu arazunguza muraje mubaye 600 mukunda ubusu twashawe. Noneho ni murebe narica. Dore ngaba hari umuntu witwa Zinda, hari umuntu witwa Amanda. Amanda nawe mumunsanire sari mari kugenda muvuga. Sari mari kugenda vuga Amanda nakanyuvuze. Urica yuvuze na Amanda koko buretse muze mbahereza ikitwa inkuru. Dore ngaba mwababonye. Dore yarari kubatamika. Iyi video nayifashe mbabaye. Ndavuga ni ubu koko Sarima uri gutamika aba bagore bene kano kageni ubu yirengagije mu byukuri guca muziko ntigushye ko umwana wiwe yakamutamitse nawe. Ndavuga nuko kuki Sarima ari igicucu kugeza kuri uru rwego. Slim Jesus. Kuko abantu hano murabyibuka mbabwira inkuru y'umuntu witwa Sarima na Zinda. Turi kumvikana Sarima n'umuntu witwa Zinda. Ukuntu rero gahunda ziteye zitya buzuye nyandikira ngo nshinyira ibi byose narabivuze. Jean Pierre assalamu alaikum. Uri kumva mushuti wanje Brian wihangane ngiye kuvuga inshuti zawe wihangane sheri. Ubu ninduzanye Brian hano koko wagiye kuryama wa mwana ubu rero amakuru nabahereza. Umuntu witwa Zinda yirukanye Sarima. Barashwanye baraheneranye amazi imisi ari kubwerabwera yirirwa yipostingishwa utuvideo twa kera. Sheri urabizi mwaraheneranye. Mureke twibukiranye da nta soni. Ego kongo iki ibi byose narabibabwiye. Ubushashwa bwawe wowe Sarima narakubwiye nturishinga Zinda utangira kunshinga. Nta kintu mumba muri iyi mihanda. Uri kumva ariko wowe ukeneye abo bagabo, ukeneye kugira gute, ukeneye no kureba aho bunda nukuvuga ngo agombaga kwitwararika nkuhetsa amagi muri iyi mihanda. Muba wihenuraho bose ukajya noneho urangije ushingaho. Wowe nari nkuzi wowe ko bakuzanye muri kontineri. Abantu bazanye muri kontineri nta n'ikintu twavugana. Uri kumva ndababwira ni mundekere uyu muntu wenda muzi nta ndayantuka muri Kigali ngo indakaze. Ariko rero murebe ukuntu byatangiye ari umugabo bagiye kubakodeshereza apartment. Baragenda barateka dore nguyu Sarima. Dore nguyu dore n'ukuntu noneho dore ukuntu anywa inzoga. Nta kuntu wanywa inzoga gutya ngo ubundi uzagira ubwonko butekereza buzima. Dore nguku nta nubwo ashobora gushyira mu karahure ureba ukuntu ari aho ngaho ari akantu kakazererezi kari aho ngaho. Dore ngubu dore ko nabiri kodinzera buretse. Dore rero dore ya pratema iyo apartment bari babakode dore ukuntu yazunguzaga inyo. Yego aha rero niho bashwaniye. Uri kumva bitegereze ngaba. Uri kumva bintu byose ko mfite ibimenyetso ra ngibi ibimenyetso gemba mbyikore nta n'ibintu byinshi murareba. Dore nguyu sari mukuntu arazunguza. Muraje mubaye 600 mukunda ubusu twashawe. Noneho ni murebe narica. Dore ngaba hari umuntu witwa Zinda, hari umuntu witwa Amanda. Amanda nawe mumunsanire sari mari kugenda muvuga. Sari mari kugenda vuga Amanda nakanyuvuze. Urica yuvuze na Amanda koko buretse muze mbahereza ikitwa inkuru. Dore ngaba mwababonye. Dore yarari kubatamika. Iyi video nayifashe mbabaye. Ndavuga ni ubu koko Sarima uri gutamika aba bagore bene kano
kano kageni ubu yirengagije mu by'ukuri guca mu ziko ntiguye ko umwana wiwe yakamutamitse nawe do ndavuga nti kuki Sarima ari igicucu kugeza kuri uru rwego ari kwishinga bano bagore do ari kubatamika sha ndavuga iyi video nayifashe ndikurira ndavuga ni kuko Sarima atari no kujya iwabo ngo arebe nakana kiwana gatamike kano gasose niyo yaba yakamuteke cyangwa na mama wabo ari we bagatetse uri kumva do turi kumvikana dolari kubatamika uricara ugatamika abakecuru nk'aba ngaba uzi ko akana kawe kari aho ngaho sha mana uretse Sari wakinnye wakoze kwibya ry'ingwe sheri dukomeze do aha nyine murabizi namwe baba bajyanye na do noneho bajya guteka rero muri apartment da umugabo yabakodeshereje wari ufite anniversaire arabakodeshereza tugaruke twibukiranye gemba mbyibuka ambaze kubakodeshereza baza guhenerana umva rero ubu ngubu Zinda yaramwirukanye ari kugenda araraguzwa habonye ngwina afite icyumba nkushyiramo wambukuwe bajya babyuka bagutekeye kaboyiro uri kumva ngwina afite icyumba ncumbikiramo indushyi z'abagore babyuka bagenda ariko ntabwo ncumbikira ibirara wowe ntiwanahagera kuko nshyiramo abagore uri kumva baba bahukanye iminsi mikeya ariko urikirana n'ubu ufite naho wahukaniye ubu se wavuye kwa Zinda biragize umva rero kuva kwa Zinda hagaze bitya nyandikira ngo nshinyira ndabwira ukuntu byagenze yewe we ngubu ukuntu ari kugenda no Yesu we uyu mukobwa yicare wicare ugenda uvuga na mama wa Zinda yaragucumbikiye wanjajwa we Zinda atagira haba mama wa Zinda se wagucumbikiye nakanyuricaye uramuvuza unamuvugiye abana koko kuvuga Zinda byo simbibonamo nk'ikibazo kuko ni ikirara muri birara bimwe nubundi nesho bundi muziyunga kuko ubu muzaba mwacanya amatati waje mwongere mwiyunge muze mu postinge mwarashwanye nimugende mwihuze ugenda uvuge unavuga uriya murokore ngo ni Sharon icyo nakubwira umukure mu kanwa si wowe uri kugenda uvuga ngo Sharon yagiye atwite wakigoryiwe kinjajwa wanjajwa ngo ni Sarima Sharon ugenda uvuga ngo yagiye atwite wakuye undi mwana mu matiku yawe ukajya uvuga Zinda muhuje ububuko uriya mwana numurokora arasengara nasengeye witera urugendo uvuge Sharon koko Sari uvuge baragucumbikiye ugere naho uvuga umubyeyi baragucumbikiye wanjajwa we mbi nta soni ugenda si wowe uri kugenda ukwirakwiza urugambo ngo Sharon yagiye atwite si wowe kandi yarikoreye ubukwe ko yabasize akabasigira n'ibyumba mubona aho muzajya mwirwa mwidagadura nakanya ko kurica yuvuze Sharon uriya mwana dukunda mu mihanda w'umurokore uricaye uramuvuze mana agahinda kanyishe ndavuga ndabihera he ariko se mwobu Sharon mwapfuye iki reka twemere ko Zinda mwapfuye n'iyi shuti yiwe yitwa Amanda nkuko wagiye umuvuga uri kumva nukuri ugera naho uvuga Sharon koko mana ureba kakajeshwa ugahindure kuko nikadahinduka isi irakota muri iyi mihanda hanyuma rero ngewe wayobeyeho wakanawe umva uzi imisi maze muri iyi mihanda ngo ndurira iyo nyumva mba ndikurizwa na Sharon kuko Sharon ndamukunda ninde udakunda Sharon ninde udakunda iriya couple ninde utinyuka uvuge Sharon numiwe kuki utavuze Zinda nguvuge Amanda nk'ukuri kuvuga Amanda muramuzi n'umukobwa wirwanyeho abaraho ngaha ahantu hose ibintu nibirebire nimba Zinda yarakwirukanye bihuriye he na Sharon bihuriye he ni wabo ku buryo ugenda batuka tubwizanye ukuri guca muziko nigushye Sharon yakugizate dukunda Sharon munyandikire muri comment ngo dukunda Sharon vuba munyandikire muri comment ngo dukunda Sharon munyandikire muri comment ngo dukunda Sharon umuntu witwa Amanda umushinguke ubimukuremo wese uri kumva uri kugenda uvuga Amanda
uri kugenda umuvuga. Umva, myandikira ngo dukunda Sharon. Mwandike hano vuba. Mwicaye hano mukora iki? Ayo matelefone yanyu ari gukora iki? Dukunda Sharon. Twagiye. Ubundi munyandikire ngo dukunda Sharon. Muze mbakubita izindi nkuru za uko nari kugenda avuga ba Amanda. Ibyo gushwana na Zinda byo ntabwo twabitindaho kubera ko muhora mwiyunga n'ubushize mwari mwashwaye mugiye kwiyunga umwe ashyiraho tatiwaje undi ashyiraho tatiwaje ntari bikuko mwebwe ibisabirasabirana tugaruke nibyo mwapfese nshaka kubigarukaho ariko umenye iri apartment nibyo mwapfuye nakanya niriya misose mwasangiraga wicaruge nari narabikubwiye nti waretse kwishinga Zinda nakubwiye nti karaka we Zinda we kafupi njo hapa nawe nikwambiye Zinda nawe narakubwiye abantu bagufi mutinda kumva ndakubwira nti we Zinda uri gushuka uyu mwana aho wamubwiye ngo ajye gushaka ubuzima nawe dore byagucangiye kugikoka ntufite yuba urugo rwarakunaniye gito zirakuranira ujya kubiwanyu urangije uriya nawe yegura udukariso ujya hehe aziwanyu sawa uburi mwabantu ngo mwirinde umuntu witwa Amanda ngo araguza ngo abantu baguza Amanda mu mwirinde iyo ni message yande ya Salima ngo Amanda araguza amakuru Salima ari kugenda atanga biravugwa ko Salima ari kuvuga ngo Amanda ngo yaraje ngo none aheranije na Zinda ngo nakanya ngo ariko Zinda nawe ntiyumva ngo abantu bagufi ntibumva narabibabwiye urongera ngo Amanda yavuye ibugande bamwirukanye ngo agushishe ngo birinda Amanda kubera cyo kugenda uvuga abandi bana waretse kuvuga abandi bana wancashwa we ngo birinde ngo no kunywa ibiyobyabwenge kwe ngo wangu arashaka kwitandukanya nabo ngo batazongera kumujyana muri rehab ngo Amanda ngo yaje yikora ibiyobyabwenge ngo aho baba bari ngo ibiyobyabwenge baba bari kwinywera uri kumva ngo Amanda ngo ibiyobyabwenge birenze ngo none ngo ntago ngo ikiragikundi ngo kuba yarazanye Amanda ngo kubera iki uri kumubuza n'ishuti yego reka twemere ko Amanda adashobotse pe ariko se nimba ashobokanye na Zinda waretse bakazishwanira atari ubatandukanyije waretse bubwabo bakazishwanira atari ubatandukanyije sibyo ngo ntimugurize umuntu witwa ngo ntuzenye ngo Amanda araguza ngo nibugande bagwatiriye telefone ngo avuye yarimo amadeni menshi turi kumvikana koko mu byukuri ibi bintu koko nimba ibiyobyabwenge Amanda muri kubinywa ribi bijyemo ni wowe uri kugenda ubivuga nibyo biyobyabwenge nimba mubisangira ngo ntago ushaka ko bazabafata ngo noneho Amanda ngo babafatana ngo ntago ushaka gusubira muri rehab niko se Sari nakanyuricaye uvuza Amanda uyijeje bundi uri kugenda uvuga Amanda none sosha wagumanye n'ishuti bari kumwe ukihangana ko wamutandukanije n'izindi shuti ziwe ahantu hose ukagenda usibamayira ngo wihaye mawe ya ngo nta soni koko uri kugenda uvuga Amanda ngo yatangiye no kuguza mu Rwanda ngo abanyarwanda bamwirinde ngo araguza kandi ibintu narabiketse mbonye bano bakobwa bashoreranye mwebwe nta kintu mwabonye mora Jean Pierre ndagushuhuje my baby Sari ushobora kuba udashobotse uri kugenda uvuga inshuti zawe Zinda buriya nubwo ara kanyamafuti ariko koko gahindukira vuba uri kumva buriya kazi ndagahindukira vuba ariko wowe Salima nakanyuricaye ushatse guteranya abandi bana ngo uvuye ngo mwaratandukanye ngo kubera Amanda kugizate ko baba baraho babiba ngo nahantu bahostinze ngo batangiye gushwanira amafaranga ngo nikimenye nta nisoni iyo bayashwaniye ko bari buze kugira nyuma bakiyunga turumvikana mu byukuri munyandikire hano ngo dukunda Sharon urakoze cyane urakoze buri dukunda Sharon ni umukozi w'Imana uriya mwana arasengeye koko
ubu koko uricaye ushatse kuvuga abandi bana zinda nta nubwo wanakubaha n'ukuntu bagucumbikiye. Ariko ikintu nakubwira kimwe cyo wakanawe, genda utuke jewe utuke n'abandi ushaka muri iyi mihanda, umuntu witwa Sharoni ni umukozi w'Imana, umushingukeho. Ushinguke kuri Sharoni, reke kugenda umuvuga. Sharoni ni umwana ni umutambyi, ni umukozi w'Imana, ntago ari mu busireyi nk'ibi byawe. Nyandikira ngo dukunda Sharoni, nyandikira ngo dukunda Sharoni, nakanya ugenda uvuga Sharoni. Koko nta soni ufite koko Sari? Ntunubashye ko bagucumbikiye. Reka twumve kushwanye na Zindada. Sharoni mupfuye icyo uriya mukozi w'Imana. Njyewe Sharoni ndamukunda, Sharoni ndamukunda. Yikoreye ubukwe bwiza uriya mwana, turamukunda. Mukure mu busutwa bwawe. Muniandikie hapa, tunapenda Sharoni, dukunda Sharoni. Muniandikie vite vite, vite vite, mufanye mbio mbio. Koko ubu koko Sharoni araziriki? Reka twumve ko bamanda mwashwanada, wenda mufite abagabo, umugabo wabakodeshereje iza apartment mukajya kuziryamamo, sibyo? Hanyuma Sharoni mwarashoreranye. Dukunda Sharoni, tunampenda sana. Nundi musi juvuga Zinda niwe muba muri ayo mabi. Muniandikie vite vite, dukunda Sharoni. ngo ntuzenya ngo ibiyobyabwenge anywa. Ariko ye wowe urabyirengagije ra? Ikindi wana mugani wa Brian, gutwita n'umugisha. Gutwita n'umugisha. None uricaye, muniandikiye vite vite, dukunda Sharoni. Nta soni. Reka njyewe nabibabwiye gushwana, wowe gushwana na Zinda ni ibintu biri toto, n'ubundi ni ibintu naricaye niteguye pe. Mwebwe mushinguke kuri Sharoni wacu, Sharoni w'Abanyarwanda, umwana w'umutambyi. Umugani wa keza uvuge Zinda mwirirwa murarana muri iyi mihanda, turamukunda, sibyo? Uvuge Zinda kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, kandi niba mugize utuntu mutumvikanaho ku buryo utajya kurari wabo kararubundabunda mutugeta hugeze uturamaho ngaho. Ariko karaga tomboy nakubonanye nakora bite, ndashaka kukugaruka. Karaga tomboy nakubonanye nakora bitera niko kagucumbikiye. Mbega Sari skamo. Ubwo uzongera kuvuga iki mu mihanda ngo abantu ngo ivi na ivi? Karaga tomboy niko kagucumbikiye. Mbwira sha buriya rero warayobye. Wowe uricara ku gutu post kwa ukashyiramo ngo jihadi. Yego ye, nta nisoni. Njyewe ko nkwihora, njyewe ego njyewe niko Sari shikamo. Kari agatomboyi niko kagucumbikiye. Wagiye gucumbika kwa Kristera, ugenda umuvuga. Kristera waramuvuze. Kristera ibintu byo kuvugana muri imihanda yabivuyemo. Kristera ari kwihigira amafaranga, ntago afite ubugoryi nk'ubwawe. Ikindi aba mu nzu ya danje. Kristera yirwanyeho, ugenda umuvuga yagucumbikiye. Ntiwongeye gusubira kubera yuko wari wamuvuze. Ibyo turabimenye. Ndicecekera. Ariko ugeze naho uvuga Sharoni, ugeze naho uvuga nigeze kubabwira hano ngo Sarima nibashimira mwiriro. Ugenda umuvuga, sibyo? None
uragarutse nta soni koko. Uribuka ukuntu washwanye na Zinda mukajya gushyiraho amatatuwaje mwese, ngira ngo mwarananywanye nta wamenye, muri apartment muragiye. Ye nigeze kukubwira nti wowe ntuzi n'ikiro kibirayi ko kigura, ngo sinkabimenye. Umuhanga yakanabimenya, akamenya ukuntu agomba kubaho, akamenya uko ibirayi bigura, ukamenya uko sereri zigura, ukamenya uko intoryi zihishe n'izidahishe zigura. Ubuse reka nkubaze Sari, uzajya wari uzenguruka amazu y'abandi baguterera mu kanwa nk'inyoni? wabaye ntereramo. Zinda arajya kugura kenda yahostinze akakugurira, akagira atya akagutegera ako gakabu. Makeup wisiga ni za Zinda. None kuba yikuriye n'ishuti yiwe Amanda, reka we na Amanda bazishwanire wibateranye, kuko n'ubundi nabo ntibazamarana kabiri ndabazi. Zinda ndamuzi. Tuko nta soni kuba mushwanye hari ibyo mutumvikanyeho bibi bibazo ubituma ujya no kumuvuga. Kandi wowe Zinda nawe narakubwiye, Zinda wowe ntiwumva narakubwiye. Buriya rero mureke mbabwire, Zinda buriya abishyiramo n'ibintu by'iki na complex, ngo nuko ari mugufi akongera. Zinda buriya Zinda si umwana mubi. Zinda si umwana mubi rwose. Byibura we apfa kugiramo n'uburere mwo bukeya nk'akanusu, nako kanusurobo wakagiramo gato ko kwiyungura. Buriya Zinda nubwo ashobora gushwana n'abantu, yikundira abantu. Buriya ka Zinda kagerageza kwikundiramo abantu, ntago afite umutima nk'uwawe wowe. Uko biri kose burya nyine Zinda nuko nyine ugomba kumutunguka, ariko nako ntikoroshye. Oya uko biri kose afitemo kanusurobo koko. Ego Zinda aricara akanatukana. Kandi impamvu buretse wumve, wagiye uvuga ngo Zinda tuka mama we, nta n'isoni. Yego turabizi ko Zinda tuka mama we pe, turabizi, ariko se washakaga kubibwira n'abatabizi koko kweri? Ugenda uvuga ngo ngo Zinda utuka mama we. Yesu we, ngo wisebye abagufi jiha turiyizi. Abantu bagufi ndabasuhuje. Ngo Zinda bimuvuga neza ngo kuko Zinda ni discipline. Yego mutangiye kunyandikira ngo Zinda yatutse n'ahantu hosting, ngo Zinda yaricaye ngo atuka Joel mu gisimenti. Ngaho ntabyo narinzi. Ubwo nimba Zinda adatuka mama we, ubwo Salima yamubeshyeye. Abantu bagufi ndabashuhuje bimenya. Kandi reka mbereke sheri, nibazajya mwumva bavuza abantu bagufi, mujye mwumva niyo bavuga umuntu muremure. Ubwo burumva Salima atamubeshyeye. Ariko Sari tuzakugire gute? Salima tuzakugire gute? Iburayi barakwirukanye bakuzana muri kontineri. Ugwino mu gihugu dufite igihugu cyiza, igihugu cyiza gikunda ibirara byacyo. Iki gihugu komana dufite igihugu cyiza. Ntibakwirukanye, subirayo turebe. Abantu bose baje muri kontineri nta n'ikintu tuvugana. Ubwo ntubona ko abantu bari kugira bari kuvuga yuko wabeshyeye Zinda. Ntuze wongere, nimwongere no gukururana, mwongeye kwishyiraho amatatuwaje,
ujye wirinda gusebya undi mwana noneho umuntu ugucumbikiye. uyu ni Jazira nzi ngo Salima se ubundi mwamenyera ari umunyarwanda cyane kuko yego kumara umunyarwanda rwose yaraje. Ntabwo nshaka kujya mu bintu byinshi, reka tubive ibyo. Turi kuri iyo dosiye, ndeke kuvanga amadosiye. Icyambere nkwiyama, vuga Zinda n'ubugufi bwe, umutuke n'inshuti ze basangira ibiyobyabwenge, utuke na Amanda, uretse ko Amanda nawe ntashaka kumutuka. Umuntu utuka abantu bose, wubaha umuntu witwa Sharoni Gatete. Sharon umwubahe, Sharon turamukunda, Sharon turamukunda. Ntuzongere ntuzongere ngo abantu bagendana na Zinda ngo Amanda. Nongere mbasubiriremo, umuntu witwa Amanda ngo mwirinde kumuguriza da, ngo ntago yishyura pe. Ubundi rero nkubwire we Zinda narakubwiye urananira. Gira inama Salima nawe atangira hosting, ahige ajye kwibana muri ghetto, amenye uko bakodesha inzu, amenye uko sereri zigura, amenye uko ibirayi bigura, amenye uko indugu zigura. Sibyo? Kandi umwana natukana na nyina uzajya ubivamo, ubiturumbukemo. Ntago breaking inkuru muri iyi mihanda. Depression yakwishe, uri gupostinga utuvideo twa Zinda, ugarura usunika. Zinda nawe araza kuza kukubabarira. Si muri bishoshwe bimwe mugende mwikubiteho tatuwaje haya. Ariko reka kumuteranya n'inshuti ya Amanda ngo ngurebe ko bazongera guhostingana, ngo bapfuye amafaranga baramaze. Wowe ko ntaho urahostinga ngo muyapfe, wirirwa uzenguruka umutu yo utasengereye. Zinda si ukunywesha, si Zinda ukunywesha. We hari amarinyu ugira yakunywesha. Zinda si wowe aparapaye ari gusaba kigozi agahita asagura. Sibyo? Zinda ni ukunywesha. Ikindi, umuntu witwa Sharon nkusabye basi, reka nkusaba imbabazi kuri iki kintu. Sinzi gusaba imbabazi ku muntu w'ikigoryi nkawe, ariko nkusabye imbabazi ku bwa Sharon. Ndakwinginze Salima wagishoshwe we, ujye uvuga Zinda we mwibishoshwe bimwe. Ibyo biyobyabwenge ngo mwirirwa munywa muvuga ngo Amanda ngo ibiyobyabwenge byinshi, ngo ejo batazabafatana, ngo kandi ngo akanabipostinga, ngo ejo ribu itazabafata, ngo ribu ngo itazaza, ngo ikadufata, ngo Salima ngo ibiyobyabwenge, ngo ejo bundi baradufashe baradupima, ngo noneho bamfatanye na Amanda, ngo noneho ibiyobyabwenge biri hejuru, ngo no muri Kampala baramwirukanye, ngo ahoraguza. Wangegera we yarakugujije, yarakugujije mu bantu Amanda yaguza arimo. Njyewe Amanda naramwikundira. Umuntu witwa Amanda umusimbuke, noneho umuntu witwa Sharon umurebere kure. Ntagatwitinda wamuteye injashwa gusa yimbuka mbi, wicara ukavuga undi mwana. Ubu si wo gutumye bamuvuga mu mihanda ngo yagiye atwite. Ese ubundi aranamaze sha, si umugabo bayimuteye, ntibagiye kubana. Wowe uwo mwabyaranye uzahari. Ibyo tubyihorere, ntitwibyinjiremo, tugaruke ku bushoshwe bwanyu. Nta soni. Wicare uvuga Amanda kuba yaravuye i Bugande arimo amadeni, igihe nikizagera akayavamo. Amanda kwazi kwirwanaho.
uzirikana yuko ubona agashampanya ari uko zinda mwagiye urongera ngo zinda ngo giye ngo aransebya ngo umuntu wambara ngo umwenda ugaragaza ikariso wowe ngo w'umweru sinzi bana binyubana babunyoreje muri viewers aramaze wowe ntago wari uraho ngaho uri kuzunguza muri apartment wari uri kuzunguza ikija ntiwari wagiye uri umumasuzi nk'ibi bintu wakabikoze mu kabari bakanakwishyura wacyanawe reka nkwereke uri kumva shu ako rero mu bantu uzajya umenyera njyewe sheri oya ndakubujije do ubu hano wari uri gukora iki do ubu nk'ibi bintu ntiwajya kubikora mu kabari nawe ukinjiza do ibi wowe ntiwajya kubikora wowe ibi byakunanira murabe kundi karikodinzi nze situde do urongera reka ngarure hano rumva do okay buretse do wowe utinyuka ugaburira abakecuru bangana gutyo batamike utinyuka batamike ibikecuru bingana gutyo uri kubitamika nta soni ufite umwana aho wagiye ngo umutamike gutamika aba bakecuru bigusubiremo Salim nta soni Salim koko wicara utamika utu dukecuru ubu Amanda yarakubwiye ngo umutamike none ugeze aho umuvuga ngo ibiyobyabwenge ngo araguza ngo ni Bugande baramwirukanye ngo yahavuye ahunza amadeni azanasubirayo sha dore this ukicara ugatamika abakecuru aha n'umugabo wari wabishyuriye na apartment ahubwo ari kwicundeba kurinde izozo ntiwazituranguje yicundebye kurinde kandi tunagaruke muraba beste mugomba gutamikana ariko ikintu ukubavuga batamike we kubatamika rubanda we no kubatamika karimi kawe ubavuga ahubwo Sari turanguze baby tubwire ongera umbwirire za zindi uba wabwiye barangezaho ubutumwa ngewe tubwire my baby yicundebye kurinde ngo sinkundi zina mukesha mu buzima bwanjye sinkundi ibintu bijyanye no kwicundeba muri iri life niko Sari uriya mu Nigeria wabishyuriye apartment ngo muryamemo mujye gusuramo noneho kwazinda mwari mwaharuhutse ngo mujye no gutekayo zino ya makaroni afite ibirungo harya ya makaroni afite ibirungo bayita kwiki wazituranguje sheri yicundebaga kurinde ngiye ndashaka kumenya ninde yicundebaga yicundebaga kuri Amandine ariko akabi gasekwa nk'akeza nshinyira nuko ngo ni noodles muratamikana za noodles ni kuri mu Nigeria yipeveye nde cyangwa mwese mwarahahuriye ndaje muri iyi minsi mbazanira abantu abandi bantu nabo muri iyi mihanda batoroshye uri kumva birirwaga bahana amapase buretse harya mwakoze ngo ni kisamu ngo nibi mutamikana za noodles koko
sinkunda karitsiye yitwa Mukanserege njyewe. Gusa akabi gasekwa nk'akeza. Mbabarira mbigusabiye imbabazi wanjashwa we. Ntuzongere kuvuga Sharon. Ntuzongere kuvuga Sharon. Ntuzongere. Sinkunda karitsiye yitwa Mukanserege. ngo ni mwabana mwe mukunda amatiku ngo bakoze te. Ubu se noneho mbabarira umbwe none se Sari uraza kurara heda ko wabaye bucyanduka wirirwa ubunza udukariso mu mageto wabaye bucyanduga uyu munsi noneho urarara. ngo zinda ngo ubuyibereye muri hoteli ngo wa mugani ngo kigaragaza ko bashwanye ntibari kumwe koco ubu araje mu kanya muhamagara ati ishwana ryacu ryageze mu muhanda. Uyu uyayayay Sharo nako niko Sari uyayayay. Ngo kuki mama menya yo poivro zigura koko ndiko Sari uyayayay. Ubu nakanya uricaye ugiye kuvuga ariko buriya wambabariye ngo babazwa n'ukuntu mama we nta etage afite. Uyayayaye kuri uriya mutomboy we nta mikino agira azakwasa. Ntabwo uzamuzana ubusire nkuba manda bishe mate koko ni Sarima. Bajya bavuga ngo nyirabayazana ninde ngo umukuye mu rungano. ngo zinda ngo ni Lady Boss ariko isi irashaje. Ni Lady Boss wahehe zinda hariya muri Delight babahereza ibyumba by'ubuntu bakaryama nibye bayishyuye. Ngo zinda ni Lady Boss wa wapisi wakufanya nini se kwiki Sarima na zinda. Sarima reka kuvuga zinda ni mushwane muzongera mwiyunge nubundi imbuku ntizibura ibintu zihuriraho. Hanyuma ikindi mbafitiye inkuru hano ku bantu mu hosting reka aka message ngatangire hano abantu 1000 ntago muri bake wasanga harimo nuwo ngo wakoze ibyo bintu. Bantu mu hosting mwirinde mwongere mwirinde. Aba bagabo baba baje kubareba bafite abagore baba baje kugira ngo baje barimwe bagende. Ubu hari umukobwa uri muri iyi mihanda yatangiye akina filimi biranga ajya Nigeria baramwirukana. Uri kumva arangije araza ajya guhostinga nabwo biranga kuko nta bakiriya ajya agira. Ariko nugiye ahantu ya hostinze aragenda kamuparamira iyo yizunguza ryanyu. Aba bagabo muzi ko bafite abagore mureke mbabwire wowe wari wa hostinze ugenda kuri table iri abagabo babandi ugenda bakora mu matwi bakora mu matwi ushaka kubweuza abagabo babandi wambukwe ushaka iki nta soni. Ntago muvuga izina ngewe muvuga ntantera umwako. Umva yabanje mu bintu by'amafilimi biranga aragenda ajya Nigeria biranga aza mu byo guhostinga none asigaye ajya gutwara abagabo babandi.
muri ndamuvuga Sherina hano mu nkure Sherina mu bwonko. Sherina yakiniye filime. Sherina yakiniye filime. Mutekereze izindi mbuku. Imbuku yakinnye filimi ijyaza Nigeria biranga. Uri kumva? None wirirwa mutubari ugenda hosting ugende utegereze byibura ko n'umugabaza aza kukwiyegerera. Ariko uraho ngaho wamuzutuyeho uzamura innyo wongera wipitisha. Mutekereze izo ndaya muri iyi mihanda. Ziraza kumbona. Hanyuma rero live tuyisoze mungira ngo nshinyira mumbwira ngo dukunda Sharoni mubivanga mboneraho umwanya wo kwiyama umuntu witwa Salima kugenda avuga Sharoni ujye uvuga zinda murara n'amajoro murara mugenda muzenguruka munywa inzoga mutasenge munywa inzoga mutisengerereye umuvumbiraho wowe urakavumbyi none ugeze aho uvuga inshuti yiwe Amanda twese muri iyi mihanda umushingukeho kubaguza gusa ngo mwirinde ngo Amanda ngo araguza da ntumbaze. Uri kumva niko yavuze Amanda umureke nta nubwo azakuguza kuko nta mafaranga ugira ntariye zitanga amafaranga uba ufite. Uri kumva itonde Salima itonde ese ubundi mwebwe muri mu biki? Ikindi kintu mugomba kumenya sinkunda karitsiye yo mu Kanserege ariko nkunda Sharoni. Ngwese wacumbikiye Salima agacumbikirwa n'ibinyabwoye. Nanjye azagenda mvuga ngo ndaguza. Ngwese ubundi mbaze njyewe ndashaka kubaza nabonye ngiye musobanurire neza nimba ari bwabujije bwanjye. Nabonye wa mukobwa wanyu yabaye iki mu gahanga n'ubwa mbere nabibonye mu gahanga yabaye yagonze igikuta mpaye n'umwotso ngo keza ngo singomada hari ubwo rero umwana wenyine ntago detere namufasha kurera umwana umusingomada ko ari uburera umwana wenyine uriya bamutereye indi wabo ngo keza yagututse ego konese ubwo keza yanuka bikakubabaza ego ko bana naho ubwe ni igitutsi. Sari ngo ngwino ngo ukima gucumbikire cyo kora ukimo yagucumbikira ariko sha yajya hora kwicundeba ni Sidija. Okay. Dore nguyu muri comment buriya. Okay muyazimura sheri. Okay munyababyeyi yayimura. Yakwimura impyiko. Oya. Iriya video nabonye cyokora we hari imyumvire hari imyumvire buriya ngo ufite hari imyumvire ntagikunda abakobwa muri iyi mihanda nk'ubu Keza yicaye Keza Teriska aricara ngo mugabo niyo mwaba mutakibana ngo yaba rero umwana cyangwa atamurera ngo ibyo yabagezeho byose ngo apfa kuba yaramwiyandikishijeho ngo yabiha umwana. Oya sheri umva umwana
inshingano mufite nk'ababyeyi baba bagomba kumwishyurira amashuri, kumugaburira, kumwambika, kumuha uburere bwiza. Umwana iyo akuze yishakira ibye, nta bintu by'iminani bikibaho. Ibintu by'iminani bituma abantu benda kuzicana. Sheri, ntuze wongere gutanga iyo message, sibyo shu. Umwana iyo akuze arihigira. Kandi rero iyo utanga message mba nkumva ikindi, umubyeyi afite uburenganzira bwo kuguha imitungo, ntago ari itegeko na leta, niyo mpamvu yabikuyeho. Nimujya mwumva inkuru tujya dusoma ngo ukumva ahantu ngo umwana yishe umubyeyi we ngo kubera yuko ngo atamuhaye 8. Yewe urumva, kubera yuko batamuhaye 8. Ego ntuze wongere Sheri. Sibyo, ntuze wongere. Sibyo, ariko rero umuntu wagufasha iriya video Sheri, nawe si umwana mwiza. Uzi ko wagira ngo mwari mufitanye ikibazo, ubu nuko yagombaga kukweditinga koko. Kweri. None se Sheri, aha wabaye iki ku gahanga? Hano waragonze, wararwanye, waraguye, wakoze accident. Iyi nkovu n'ubwa mbere tuyibonye. Navuze nimba ari umwotso. Uyu mwotso witwa 5:15 kuko hari imyotso duha amazina muri iyi mihanda. Naho ubundi rwose rwose ke ntabwo uri umusingo madape, kuko umugabo uwo mwabyaranye Prito uwaguteye inda gufasha kwishyura. Ese ubundi mwamwivugisha ibiki muvuga ibintu bijyanye n'abantu gutandukana? Si wowe wirukanye Deterena? Kandi ke aha ego yes ego nje naba ndabazi iriya nkovu yitwa, uriya mwotso witwa 5:15. Uriya mwotso witwa 5:15. Nge rero numvise umuyobozi avuga ngo yayishyizweho kugira ngo akundwe biranga. Hanyuma rero je sinkunda agace kitwa Mukanserege, ariko abantu bahatuye ndabasuje. Nimukongera kujya. Kandi rero ibiganiro ngo ye baba we ngo ego tuba dufite amakuru Sheri. Rero cyo koramana ngewe mbabona umukobwa naho Deterena arihangana. Ubu ngubu koko Deterena ukuntu yitonda ariko gushobora. Ego ko bana ngo ntukunda iPhone inde ngo Jade ngo ngura Mukanserege mu bwonko. Hanyuma rero ngo indazi Kigali turananiranye ngo ejo abarabaza batama ikiganiro sho bazabatamo, bazaza shu bazaza. Ngo ese jango watubwiye uwo mukobwa wakinye filimi akajyana na Nigeria ngo jewe ndi kumukeka. Ngo ariko sha Jihad ubuhagaza amakuru wa mwana we ngo wamenye gute ko Zinda na Salima barashwanye ariko vuba barongera bahuze bongere bishyireho amatatiwaje. Hanyuma ni mu imitima ngende abashu, murabizi ko mbakunda kandi cyane.
ariko mumbwire ngo umuntu ngo Salima ngo burya ngo anakomeye kubi jihad ni mu mitima ngende ndababujije ngo uragenda ujya he ndiyo simfite yonja mitima mwandaya barabazi my baby buri imitima umva ngiye kubanekera umuntu uriya muntu wishyuye iriya apartment bari abakobwa baryamyemo umuntu bicundebye niwe muntu Salima yabitse Sari kariya ko warakabitse ariko sheri zituranguze turashaka kumenya ninde uriya mu Nigeria yicundebagaho kuko woweho uri kumwe n'uriya mutomboy urumva ibindi byo guma hajiha mamame umugabane wanje Brian ntago yawuguha kubera yuko si itegeko ko aguha umugaba keretse abishaka si itegeko naho numvise abandi bari azayigura nuko yego mugenda muri aho ngaho abana banyu ngo hanyuma rero mwakoze cyane kuza mwe bare kujya banaye soko je ukunda nkunda amatiku cyane kuko ari yakuru yaguze imodoka yindi indushyi tumenyane ari yakuru n'indi si bro umva rero bye mwe bare kujya banaye ngewe sinkunda imodoka ya Okim ariko muvu nibyo nanjye sinyikunda pe koko wakopike se koko wakopi uracyabana na wa muzungu sawa rero bye tutazidi